turabasuje cyane rero twongeye kubifuriza ibihe byiza, twongeye kubifuriza kugubwa neza nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana rero akomeze kubana namwe, mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera nk'ibisanzwe mujye mu wa mbere mu kubona amakuru cyangwa se mu kubona ikiganiro ako kanya inkuru ikihagera. Turi mu gicamunsi rero cyo ku munsi wo kuwa kane, turi tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri, turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Tugeze rero muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane, umwanya rero tubagezaho update, akaba rero ari amakuru tugiye kubagezaho, akaba ari amakuru akomeye cyane, aho tugiye kugenda n'ubundi tugaruka ku mirwano ikomeje guhanganisha M23 ndetse tutibagiwe n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, yewe tutanibagiwe n'abambari bacu cyangwa se n'abakomeje kugenda bafatikanya mu by'ukuri mu guhangana cyangwa se mu kurwanya uyu mutwe wa M23. Tudatinze rero reka tubanze tubabwire ingingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kubagezaho. Ingingo ya mbere, turaza kugaruka ku nkuru iri guca ibintu ku binyamakuru cyangwa se mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ngira ngo mwamaze kwibona ko front page byose birimo kwandika ku musirikare cyangwa se kuri generali Makanika, birimo kugenda byose bivuga ko uyu mugabo yaba yapfuye. Ese uyu mugabo ibye bimeze bite? Akaroro ariwe wari komanda cyangwa se waruyoboye umutwe wa Twinjirane uko hariya iminembwe cyangwa se hariya muri za minembwe, hariya rero muri teritwari ya Fizi. Ese byagenze bite? Ibyo urupfu rw'umugabo biri kuvugwa bimeze bite? Byose rongeye kuza mbibavira imuzi n'imuzingo. Muri make munyemerere mu nkundire tuze kwinjirana mu by'ukuri aha hantu, aho uyu mugabo generali cyangwa se brigadier generali Makanika mu by'ukuri fuva ko yaba yaguye. Turajaze tuhanyure cyangwa se tuze kugenda tubigarukaho. Hanyuma ikindi indi nkuru turi buze kugarukaho, turaza kugaruka ubu M23 iri hehe nyuma yuko ifunguye umupaka wa Kamanyora, ndetse abantu bari biteguye ko hashobora kuza kuba urugamba rukomeye cyane, ariko ikaba arahanyuze yihuta. Ese ubu ngubu ishingiye iri hehe? Bimeze bite? Umugambi ifite nuwuhe? Byose turaza kugenda tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira muri teritwari ya Lubero, ahangaha kuva ku munsi w'ejo kugeza ubu ngubu cyangwa se kugeza aya masaha urugamba rumeze nabi. Isasu ni isasu, umuriro ni umuriro, kugeza ubwo urugamba ndetse rurimo n'indege rwabaye imberenge impande zombi. Rero umuriro urimo kwaka. Ese kubera icyo urugamba rwabaye imberenge cyangwa se rwakomeye, mu gihe mu bindi bice M23 iri kugenda ishorera cyangwa se iri kugenda rwose isunika, isa naho irimo gushorera izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi kuri kote y'ubutegetsi bagakisha sa. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho ndetse n'andi makuru menshi cyane, tukaba turi buze kugenda tureba uko situation imeze. Ku muyoboro wa telefone rero turaza kwakira n'umundi, turaza kuba twerekeza amakuru ya politike ndetse na demokarasi mu by'ukuri iyo muri aka karere kibiaga bigari. Tuze guhamagara rero umutaramu Vincent, nawe arimo kugenda ategura byinshi, ubwo turaza kumushyira ku muyoboro kugira ngo aze kutugezaho nawe ibyo yateguye kubigendanye na politike yo muri aka karere. Nguko rero uko ikiganiro cyacu cyangwa se ibigiye kuba bigize ikiganiro cyangwa se amakuru yo muri amasaha. Eugene Official, niba uhageze ari ubwa mbere, ndagira ngo nkumenyeshe ko nta handi rwose wakura amakuru yizewe atari kuri umuyoboro. Ariyo mpamvu tukubwira tuti ntuze kwibagirwa gukanda kuri subscribe kuri wewe mushya, ndetse ngo ukane no kunzogera kugira ngo nawe uzajye uba mu mbere mu kubona amakuru. Ikindi rero ngira ngo nkwibutse, niba warakanze ibyo byose cyangwa se warakanze subscribe, urasabwa guhita ukanda like ndetse ukana sharing kugira ngo nyine nawe uzajye uba mu mbere mu kubona inkuru icyagera. Nibyo byonyine usabwa, hanyuma nanjye ukaba wanyakira cyangwa se wampa umwanya nkakugezaho amakuru nguko ngaye. Gato cyane ndimo ndavugana n'umuntu. Yes, tudatinze rero amakuru yacu, ntekereza ko dufite ubushobozi cyangwa se munyemerere duhere, dufite uburenganzira bwo kuyahera kuri iyi ntambara cyangwa se hano mu misozi miremire y'umurenge cyangwa se hariya muri teritwari ya Fizi. Ni inkuru yaciye ibintu, front page y'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byose birimo kwandika bivuga ko ngo uwitwa brigadier generali mu by'ukuri
makanika yamaze kwitaba Imana cyangwa se yavuye mu mubiri. Mutiro biteye bite? Ni inkuru ndende sinzi ngo ndaza kuyihera hehe, gusa ariko ahantu mbona hazima twahera cyangwa se aho twayihera ku kubabwira ko ubu tuvugana Sadeke cyangwa se izi ngabo zikibarizwa muri Sadeke, handavuga ingabo za South Africa, ubu tuvugana zamaze kubaka ibirindiro bikomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko hafi no ku mupaka w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kubona ko bitashoboka ko bategurira urugamba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwo kurwanya M23, byabasabye ko ibirindiro byabo babitereka hano mu gihugu cy'u Burundi, none hakaba ariho bikusanyiriza boroganiriza urugamba. Ntabwo ari ukwanga iyi Sadeke nubwo itakigaragara cyane hano muri RDC mu ntambara ngo yavuye mu rugamba ba South Africa, ntabwo bivuze ko bavuye mu rugamba, baracyarurimo, ariko bakava ko ngo guhangana n'umutwe wa M23 bisaba kwiga tekinike nyinshi ndetse zitandukanye, kuko ngo M23 irenze uko abantu bayitekereza, irenze uko ibindi bihugu biyitekereza ngo nk'abaribere cyangwa se nk'imitwe yitwaje intwaro. Byabasabye ikirero, byabasabye ko bimura ibirindiro byabo babitereka hano mu gihugu cy'u Burundi, babyegereza uyu mupaka cyangwa se izimbibi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho barimo kugenda bakontorera ndetse baniga tere cyangwa se urugamba mu by'ukuri uko bagomba guhangana n'izi ntare za Sarambwe, bazisubiza inyuma, bagaruza n'ibice byose zamaze kugenda zigarurara cyangwa se zamaze kugenda zibakuramo. Ni muri urwo rwego rero amakuru mfite afite fact cyangwa se yujuje ibisabwa, mfitiye proof, nuko uwitwa Brigadier General, reka muvuge amazina ye yose, yitwa Rukanda Mike cyangwa se Rukanda Michel, uzwi ku izina rya Makanika. Niwe komanda waruyobowe izi ngabo z'uyu mutwe wa Twirwaneho, urwana ku banyamurenge, ku baturage b'abanyamurenge baba hano muri iyi teritwari ya Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari baba mu ntara Kivu y'Amajyepfo, plutôt baba muri ntara Kivu y'Amajyepfo, bakaba mu gace cyangwa se muri teritwari ya Fizi. Niho uyu mugabo bamurasiye ku munsi w'ejo, bakaba baramurashe rero bifashishije za ndege zitagira abapilote, zimwe tukunda kwita za drone. Izi ndege ndagira ngo nongere mbibutse ko ubwo bazikoreshaga bari hano muri uyu mujyi wa Goma, ni nazo ndege zarashe uwitwa Colonel Castro. Murabyibuka ko uwitwa cyangwa se ubu guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Erasto zaramuhushije cyangwa se zararashe ari kumwe na Castro we ntiyarokoka, ariko uyu Colonel Bahati kuko Imana ari kimufiteho umugambi rwose ararurokoka. Ubwo rero mu by'ukuri niwe wakubera umuhamya cyangwa se uburyo ki izi ndege za drone zitagira abapilote zikora. Ni indege ishobora kukwirukanka cyangwa se ashobora kukwirukishaho aho winjiye hose ikabigukurikira. Bisaba ko nibura ufite umusinayipa mwiza ushobora kuyiharasinga, ariko iyo kuko iba igenda ifata amafoto iri kubereka, donc ngo iragukurikira aho ugiye hose, iragukurikira mpaka igeze kuri tageti cyangwa se irekuye rya bombe n'undi babayishyizeho bazanye ngo ikurase. Kuyirwanya rero ni ibintu bikomeye cyane, ariyo mpamvu igihe zakoreshwaga hano muri uyu mujyi wa Goma, ngo ziri gushaka Makenga cyangwa se General Sultan Makenga kugira ngo zimuhitane urugamba M23 ise naho irutsinzwe. Byasabaga ko aba bakomandazi b'urugamba, yaba aba generali ba M23 barimo ba Boduwe, ba Byamungu Bernard n'abandi bose, yewe n'abakoloneli barimo ba Ekotango, ubwo ndavuga yewe n'aba bajiste n'abandi bose bagakufe, bose byabasabaga kwirwa bihishe cyangwa se bikavarinze bihishe, kuko izo drone nibo zabaga ziri guhiga cyane kugira ngo zice imbaraga cyangwa se zice intege aba basirikare cyangwa se uyu mutwe wa M23. Iyi ndege rero cyangwa se iyi drone ntabwo FARDC bazi gukoresha izi ndege zo mu bwoko bwa drone. Ibi byo rwose ndabihakanye, ahubwo ni ibitero n'ubundi bikabwa ku ruhande rw'izi ngabo z'abasadeke za South Africa, nibo bahagurukije iyi ndege yo mu bwoko bwa drone
hanyuma ijya ahantu makanika yarari, dore ngo ko yari afite disikuru yari arimo aragenda abwira abasore be ndetse n'abaturage, ababwira ko ngo M23 ibarizwa mu muryango wa AFC ndetse nabo babarizwamo, ko ngo babura ibirometero bike kugira ngo babe bagera rwose aho izi ngabo cyangwa se uyu mutwe wa Twirwaneho uherereye. Ndetse yanabwiraga abaturage ko hasigaye amasaha make cyangwa se iminsi barirwa ku ntoki kugira ngo noneho naho umutekano ube wose, ngo mu by'ukuri abavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho mu bwoko bw'abanyamurenge ngo nabo rwose bishyire bizane nk'abandi, bagende nta kugenda babebera cyangwa se bihishahisha bavuga ngo uriya isari yose yaba yatwivugana. Uyu makanika rero mu by'ukuri akaba yaguye ahantu bita ngo ni aka gace bakita ngo iki katurebe, aka gace bakita ngo iki, reka nze nkababwire neza kugira ngo mubyumve neza. Nakanditse aka gace bakita ngo ni gakangoro, ngo ni gace k'agakongoro gakangaro. Aka gace ngo ni agace k'agakangaro, aka gace ngo ni kagakangaro. Niko rero uyu mugabo yari yaremesherejemo inama, hanyuma izo ndege nimwo zaje kumurasira. Amwe mu makuru rero mfite atariho ivumbi arimo arangeraho nuko n'ubundi uyu mugabo cyangwa se ngo bagambaniwe n'umwe mu baturage b'abanyamurenge, n'umwe mu baturage b'abanyamurenge ngo FARDC ngo bari bafitemo cyangwa se bafitemo abatasi bamaze kwinjira, bihuye nuko mu by'ukuri ari mu bwoko bw'abanyamurenge, ngo akaba yarahawe amafaranga menshi cyane kugira ngo ajye aneka amakuru y'umugabo makanika, bityo rubwumva bari bashaka kugira ngo bamurase. Uyu mugabo rero ngo yahawe amafaranga atari make, ngo nyuma y'uko rwose FARDC yishifuzaga kuba yakwivugana uyu makanika kugira ngo ace intege uyu mutwe wa Twirwaneho, fayine rero ngo baje kubigeraho, ariko urumva ko umwe mu banyamurenge tukiri gushakisha uburyo ki twamenya n'amazina yose ari we rwose, urumva nayo turaza gushyirwa tuyagwaho, baraza kuyatubwira niwe wagize ute, niwe wagambanye, kuko ngo yatanze korodone zaho cyangwa se agace iyi nama yaberagamo. Uwitwa makanika arimo kuganiriza abasirikare ndetse n'abaturage biwe bahariya, mu by'ukuri biza kurangira iyi ndege ibagezeho. Andi makuru akava ko ndetse ngo haguyemo abantu 5 biyongera kuri makanika, kuko ngo bose hamwe bapfuye ari 6 barashwe n'izi ndege cyangwa se n'iyi drone, iyi ndege itagira abapilote, mu by'ukuri ubwo yarasaga cyangwa se yabagabagaho igitero. Ikindi mugomba kumenya nuko na tuwayisi wiwe bajyanye, umuvugizi, ntabwo ari tuwayisi, ni umuvugizi wa Twirwaneho, nawe byaje kurangira aguye ahangaha cyangwa se apfuye nk'uko ibyo bitero byari bagabweho. Urumva nawe ari mu bantu 6 rwose batabashe kurokoka iki gitero cy'indege yo mu bwoko bwa drone. Nguko rero uko bimeze, nahoze mbona abantu bavuga bati se none ninde uri buze kuba afata izi nshingano kugira ngo aba barwanyi batwirwaneho bataza gucika imbaraga. Abantu benshi bavuga ngo witwa Sematama, ngo nabonye rwose bavuga Sematama, ntago nzi ngo Sematama yarashasanzwe ashinzwe iki, niba yari we tuwayisi wiwe sinzi, ariko niwe ndimo nabonye umuntu arimo aranyandikira ati se bura Sematama si ugomba kuba yamugombora, harya Sematama aba muri Twirwaneho cyangwa aba muri Gumino? turaza kubireba kandi biraza kumenyekana, kuko ubwo murabizi ko hano twe nta kintu kijya kiducika, buri kamwe ku kandi turagakurikirana. Yes, uyu mugabo rero nyuma y'urupfu rwe n'ubundi abanyamurenge aho muri hose, reka tubasabe mukomeze kugenda mwihangana kandi mu byakire, niko urugamba rugenda. Hari amagambo uyu mugabo yaraherutse kuvuga cyangwa se yatangaje, aravuga ati uko byaba kose abanyamurenge ntimukababazwe nuko abasore
banyu cyangwa se abana banyu ngo bari kugwa ku rugamba bari kugira ngo bashake amahoro cyangwa se umutekano. Ati kuko n'ubundi babarasaga bari mu nka bakabatsinda mu nka bari nko gukama. Akongera akavuga ati mwibuke ko bamanukaga no mu mpinga bibere mu mirimo runaka bakarasirwa aho ngaho muri izo mpinga, cyangwa ngo bakabasanga no mu ngo zabo bakabiciramo aho mu ngo zabo ndetse n'ababyeyi babo. Ati rero uguye ku rugamba azajya barwa nk'intwari. Atari ko nyine n'ubundi gupfa byo n'ubundi ngo nubwo ngo bari bariho ngo buri wese abagenda ameze n'ubundi nk'utariho bitewe n'uburyo ki ubu bwoko bwicwaga cyangwa se bwakorerwaga inyoko ibyaha cyangwa batsembwaga cyangwa se bwatsembwaga. Reka mbivuge muri ubwo buryo n'iki gisirikare cyangwa se na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero nawe nk'uko yatangaje mu magambo nawe mu mubare muri ubwo buryo mu byakire nta kundi byagenda. Umuryango wa Makanika rero mukomeze kwihangana kuko nyine apfuye nk'intwari. Yari afite byinshi asobanuye ku banyamurenge ba hano muri teritwari ya Fizi. Cameraman ibintu bimeze neza, amajwi bimeze neza. Nguko rero hanyuma aba rero cyangwa se nubwo uyu mugabo bitagenze neza gusa inkuru nziza igiriho cyangwa se nabaha nyuma y'inkuru mbi cyangwa se nyuma y'ibiri bwo kugenda bivugwa nuko M23 isa naho n'ubundi yenda kubageraho. Icyo bisobanuye nuko n'ubundi birasa naho nta kibazo n'ikirake mu minsi iri imbere bagiye kuba bongera bakagira amahoro. Ibiro ndabivuga nshingiye ku ki nyuma yuko M23 ifashe ahantu bita ngo ni za hano muri teritwari cyangwa se yafungwe umupaka wa Kamanyora. Amakuru mfite nuko n'ubundi M23 bari mu PLAINE. Ahantu ro bita mu PLAINE nivuga ngo mu PLAINE nuvuga ngo ni muri kino kibaya cya hariya bo ubundi twe hano kuri kote yacu nuvuga ngo nkuko muzi dufite ishamba hariya rya Nyungwe rigera mu gihugu cy'u Burundi bakava ngo ni rya kimeza ngo ni kibira. So rero twe kuri kote yacu hano mu Rwanda bahita ngo tuhita ngo ni muri Rusizi. Bo rero iyo bigeze mu icyo kibaya cyo hepfo aha bita ngo ni ku PLAINE ho nukuvuga ngo iyi PLAINE ni muri icyo kibaya kibarirwa hano muri Rusizi ariko babisoma ngo ni Ruzizi. Nuvuga ngo ni muri Ruzizi ni muri icyo kibaya. Bakubwira ko ngo ubu M23 iri ahantu bita M23 iri ahantu bita muri Gatogota. M23 iri muri Gatogota. Aka gace ka Gatogota nuvuga ngo iyo ukavuyemo uhita uba utangiye kugenda werekeza hehe, uba utangiye kwerekeza mu muhanda cyangwa se muri ura muhanda ujya muri Uvira. Ariyo mpamvu M23 barimo kuvuga abantu benshi akavuga bati M23 igiye gufungura umuhanda wa Uvira werekeza za Uvira. Uyu muhanda cyangwa se aka gace ka Gatogota bakubwira ko ariho M23 iri ariko ngo nibura ngo ugeze nko muri metero 100 metero 200 aho ngaho ngo hariho ingabo z'abarundi niho zamaze ngo zateze ambushi ziteze M23 zayitegeye ambushi. Bakarongo bari mu hafi ngo n'agasantere bita ngo ni Ruvunge. Aka gasantere ka Ruvunge rero niko izi ngabo z'abarundi zirimo. Ntabwo zikarimo ziri imbere gato ugaruka uza hano iwacu mu Rwanda cyangwa se ugaruka imbere uza hano muri za Rusizi ya hano iwacu mu Rwanda werekeza ku mupaka wa Kamanyora niho ziri. Urumva ntabwo ziri mu santere ahubwo ziri imbere y'isantere gato niho zategeye ambushi ngo zitegwe ngo M23 ngigiye yaza nyine ngo ariho hantu bahanganira. Urumva ko ambushi zayo twamaze kuzimenya aho ziri. Ikindi rero gomba ko bamenya nuko nagerageje guhugo nahoze mvugana na bamwe mu basore bari hariya bitegwe cyangwa se barimo kugenda bataka bayobowe n'uwitwa Gakufe Colonel Gakufe rero niwe uyoboye izi operation haraniwe uri mu rugamba. Twaje kumenya ko izi ngabo impamvu abarundi bategeye hano ambushi ntabwo ari ukuvuga ngo bafite byinshi bateze cyangwa se ngo biteguye kurwana ngo batege gusubizwa inyuma, ahubwo ngo barimo barakavaringa ingabo z'abarundi ziri guhunga ziva hano muri Kivu y'Amajyepfo zerekera hehe mu gihugu cy'u Burundi zitaha iwabo. Bakavuga rero ko izi ambushi z'abarundi zisa naho ziri gukavaringa izi ngabo z'abarundi cyangwa se iki gisirikare
cya FDNB kiri kuva hano muri Kivu y'Amajyepfo gisubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo M23 itabakatingiramo aho ngaho ikaba yabaheza iyo ruguru cyangwa se ikaba yabarasa batabizi. Donc iyo ambushi bateze hafi n'aka gace cyangwa se hafi n'iyi centre ya Ruvunge, nico bivuze, nico kintu basa no bari kurwana nacyo. Icyo bisobanuye niki, izi ngabo z'abarundi nizimara kwambuka zimaze kugera zose mu gihugu cy'u Burundi, ubwo urumva nabo barahita withdrawinga cyangwa se araza guhita basubira inyuma bave muri ako gace. Binashoboka kuba M23 ariyo yabiretse kuko ayo makuru irayafite, ikaba yabahaye inzira kugira ngo basoke hano muri uyu mujyi cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyepfo basubire iwabo. Mu makuru ngo nuko ngo aba bagabo nubwo arimo kumanuka ngo bafite inkomere nyinshi cyane ndetse n'imirambo myinshi cyane banze gusiga barimo kugenda batunda. Urumva ko ibintu nabo bisa no bibakomeranye, urugamba rusa no rwose rwagiye rubabera imbere nge nkuko birimo kugenda bigaragara. Twitege ikirero, twitege ko M23 ishobora kuza kwa advancinga mpaka ifashe uyu muhanda wa Uvira. Kuko urumva ubwo niba bari hano ngo ku mu PLAINE cyangwa se hano mu PLAINE muri iki kiba cya Ruzizi, icyo bisobanuye nuko gahunda n'ubundi hari no gukomeza bakerekeza muri territoire ya Fizi, aho bagomba kugenda bagahura n'uyu mutwe wa Twirwaneho. Ubu ubona ko usa naho ugifite agahinda cyangwa se usa naho wacitse intege, ariko urumva ntekereza ko uko bari gucika intege igihe M23 iyo iba itaragera muri bice cyangwa se bitaratangira kwa advancinga yerekezayo, nibwo bari gucika intege byo ku rwego rwo hejuru. Ariko kuva M23 iri hariya hantu, iki ni ikimenyetso kigaragaza ko mu by'ukuri uko byaba kose baravuga bati hari imbaraga tugiye guhura nazo, kandi imbaraga ziza kumirizi iz'umwanzi cyangwa se izabo duhanganye zishobora kuza kugira icyo zadufasha. Nguko rero uko bimeze, ubwo nabyo turaza gukomeza kugenda tubikurikira. Nukuvuga ngo rero twagiye mu rugamba rukomeye cyane ruri kubera hehe, ruri kubera hano muri territoire ya Lubero, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuva ku munsi w'ejo nibwo amakuru atangiye kugenda cyaracyara cyangwa se ari kugaragaza ko mu binyamakuru bigiye bitandukanye yagiye agaragaza ko aha hantu urugamba ruri kuba hano muri Lubero rukomeye cyane. Ariko mbere yuko uru rugamba ruba, mwibuke ko nababwiye ko hariya bari bamaze iminsi bari kugenda bashishikariza abarwanyi bose ba FDL ndetse na wazarendo yewe na FARDC bagiye basigara inyuma muri ibi bice bya za Rucuro, Masisi na he hose, bari kubabwira bati donc bakoraga icyo bita mobilisation, bari kubabwira ngo bose nibaza bakusanyikire muri Lubero kugira ngo bitegure urugamba rwo kuba barguhanganamo na M23 bare ko batangira kuyipusha bayisubiza inyuma. Aba rero bakaba ari bagizwe hanini n'umubare w'aba FDLR niwo wari wuzuye, wari wiganje cyangwa se wiganje muri iyi ntambara cyangwa se muri biriya bice biri kuberamo urugamba. Amakuru rero mfite atariho ivumbi na yahe, nuko kuva ku munsi w'ejo bari mu ntambara ikomeye cyane. Gusa ariko kuri muri iyi ntambara FDL irimo kurwanamo hari umuhenerezo, bakaba barimo guhabwa imbaraga n'umuri cyangwa se bari kugenda batizwa umurindi nk'ibisanzwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko no ntibisanzwe kuko iyi mirwano FARDC irimo kuba hamwe n'ubufasha bw'indege, kuko ngo izi FDL zo zizi gucommunicatinga neza ngo ku buryo ngo indege ngo bayikoresha neza ngo ntibe yagira cyangwa ibaraseho. Murabizi urugamba iyo rwabaga rurimo FARDC ari gukomandinga rwose ari n'igihe bagira gutya bagashiduka bo ubwabo cyangwa se indege yarashe muri defense za FARDC. Ariko kuri ishuro ingabo za Kongo cyangwa se za FARDC nazo ziri kurukomandinga, ahubwo FDL ndetse na wazarendo nibo barimo hariya, nibo bafite n'ijambo y'iryo ari kuvuga kugira ngo mu by'ukuri urugamba rugende neza. Ku munsi w'ejo urugamba rwarakuba M23 yarazamukaga iva ahantu bita za Arimbongo, baraye rero bafungiye ahantu bita za Kitsombiro. Ariko muri amasaha ubu tuvugana turi ku isaha y'isa 7:40 nicyo gihe nkoreye ikiganiro. Birashoboka ko ushaka no kucyumva saa 9 saa 10 gutyo. Ku iyi saha y'isa 7:40 zo kuri uyu munsi wo ku munsi wo kuwa kane itariki 20 z'ukwezi kwa 2 2025. Iyi saha niho maze kuvugana n'imbone yanjye iri hariya muri kano gace mu by'ukuri iri aho imirwano iri kubera. M23 yamaze kugera ahantu bita ngo ni Kipese
aka gace ka Kipese ndetse karimo n'ibitaro ubu niho M23 ihagaze ndetse urugamba rukaba rwatangiye feri ya mbere ngo bagomba guturiza ahantu bita mu by'ukuri za Lubero centre ubwo hasigaye ibirometero bike cyane kugira ngo bakwinjira hano muri centre ya Lubero nubwo ngo urugamba barimo kurwanamo cyangwa se barimo kuhanganamo n'uyu mutwe cyangwa se n'izingabo za FARDC ziri kurwana ku butegetsi bwa FARDC ubwo harimo FDL n'ibiki byose nubwo ngo bari kurwana umuhenerezo bari kurwana kugira ngo M23 idafata iyi Lubero ku zone bari kurwana rwose ariko M23 baravuga bati uko byaba kose tugomba kurara tugeze muri centre ya Lubero mu yandi masaro nababwira ko Lubero ishobora kuza kuba yamaze kuba tombee ishobora kuza kuba yabaye tombee kuko niba M23 iri ahantu bita ngo ni Kipese aharo Kipese iyi Kipese rero navako mu by'ukuri naho na ahantu hari strategique kuko ngo hari n'ibitaro byari byuzuyemo inkomere za FARDC zakomerekeye mu bice bigiye bitandukanye birimo bya hano za Kitsombiro ndetse na za Arimbongo ariko batarwaye cyane batarembye cyane kuko abarembye cyane benshi banarabambukanya bajyana za Beni rero niho ubu tuvugana M23 hageze ibitaro byo muri aka gace ikaba nabyo irimo kugenda ibikontorora donc harimo ibirometero bike kuko abarwanyi ba M23 uramutse ufitemo uwo mwaganira amakuru yaguha nuko bari kureba nibura centre ya Lubero cyangwa se Lubero ku zone barimo baharahareba hari n'imbunda rwose afite nziza ishobora kuba yarasa neza muri iyi centre ya Lubero nguko rero uko ibya Lubero bimeze ubwo mu yandi masaha ari imbere turaza kugenda tubabwira ahubwo bamwe bageze hano barafunga hano aha nyine aho bita ngo niza Kipese bahageze FARDC M23 hashira ibirindiro ariko ngo hari indi force mu rwego rwo kugira ngo batahava bamara kuhava noneho ngo izindi ngo zadoginze zigeta ziza kubaturuka inyuma hari bamwe basigaye mahanga muri ibi bice abandi barimo kwa advancing ubu tuvugana berekeza za Lubero muri make mu kanya tugiye kubabwira ko Lubero yamaze kuba tombee nje nanabishaka nabi breakinga murabizi abasore mazigemba kurikirana uburyo barwanamo mazigendeba uko ba advancinga n'iki byose mu yandi masaha cyangwa se donc Lubero ni mushaka muvuge ngo tombee ni mushaka mutangire muvuge ngo Lubero tombee niba abasore ba mbere batangiye kwijyamo Lubero tombee aho bashaka nta muntu ujye ubahagarika ni unstoppable ibi byo rwose bimaze kugaragara kuko gahunda yabo bundi barashaka kugira ngo bagere hano za Butembo rero kugira ngo bageremo ndetse byihuse cyane kuko iyi weekend ntabwo iri buze gusiga Butembo ikirimo kandi weekend turabura umunsi umwe wonyine umunsi wejo urugamba rwo kugira ngo bakuremo iyi Butembo bagomba kurutegura bari hano muri Lubero ku centre iyi Lubero centre rero icyo bivuze niki nuko ubu tuvugana ishobora no kuba yamaze kuba tombee Lubero sasa ni mushake muvuge ngo tombee kuko ubwo hari ibirometero bike cyane barahita bajya ahantu bita za Musienene berekeza hehe Butembo bagera za Katwa bahita bagera muri Butembo ubwo urumva FARDC icyo bari gukora izingabo ziraha bari gusahura no gukuramo utwabo ubwo muri make twavuga ko bamaze kuvamo ahangaha nguko uko ibintu bimeze reka nze turebe sasa reka nze nongere nshishemwo ijisho reka manze nongere nshishemwo ijisho kugira ngo ibintu bigende neza mu yandi makuru rero navuga ko tugiye kugarukaho reka gato cyane tubanze twinjire n'ubundi hano kwinjire mu murongo dushyiraho umutaramu Vincent ubwo tugiye kwinjira mu bigendanye na politike ndetse na diplomasi nahoze mbona abantu bava bati noneho Gisekedi yatangiye gusaba abaturage ubufasha cyangwa se inkunga ngo y'amafaranga ngagomba gufasha noneho abaturage baze batangiye rwose gutanga amafaranga yo gufasha FARDC urumva ko igihugu noneho Gisekedi yabagezaho ibintu bikomeye gusa mbibutse ko mu makuru namenye nuko ngo izi ngabo zifite force hano mu gihugu cy'u Burundi za Sadeke zo ngo zitegereje ngo n'izindi ngo zishaka kuba zakwemera guha umusada mu by'ukuri FARDC cyangwa se Kongo ngo zikaza zikagera zibasanga hano mu gihugu cy'u Burundi uri neza bwana Vincent Wiriwe neza Wiriwe neza aha meze neza urakomeye
Eze neza ndakomeye ndaho ndi injege. Aha, ubu nanjye rero namaze tayari, namaze kwifunga, namaze gutereka rwose, kwitereka muri studio. Nyuma y'amasaha make rwose dukubutse kuri tere, ndetse tutanateze kuvaho kuko anytime turaza gusubira kuri tere. Ndagira ngo tugaruke mu makuru bigendanye na politike ndetse na diplomasi. Urimo uravuga ngo ejo hashyize ngo AFC M23 yakoranye inama n'abaturage aho muri Bukavu. Ese iyi nama wagerageza kuba watubwira nibura bice bishoboka cyangwa se urezime utubwire icyo iyi nama yavugaga kugira ngo tujye no mu bindi? AFC M23 mu mujyi wa Bukavu ejo hasize yakoranye inama n'abaturage ibibutsa yuko bakwiye kwitwara neza, butsa yuko bakwiye kwirindira umutekano, butsa ko bakwiye kwikorera isuku, ibabwira yuko umutekano ndetse n'amahoro bifite mu biganza byabo. Butsa yuko igihe cyose baramuka batatiye kurinda umutekano aribo ngaruka mbi zagarukaho, ibasaba yuko bakwiye kubigiramo uruhare bagashyigikira AFC 23 kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi igihugu cyabo ibibazo cyahuye nabyo babashe kubikemura bafatanye. Iyi nama ari naho bafatiyemo icyemezo cy'uko urubyiruko rwize segonderi, rwize kaminuza rwatangira kujya mu gisirikare, abenshi muri bo batangira kwiyandikisha bajya mu gisirikare, ndetse n'abandi bakavuga yuko bazajya baza mu bihe bitandukanye. AFC bakangurira kukijyamo kugira ngo bagire igisirikare cy'umwuga, bagire igisirikare cy'abantu bize kandi babasha gutekereza, batanywa itabi, batanywa ibiyoga, batari abasinzi nk'uko abo muri PARDC bagaragaraga, bigatuma bitwara nabi ndetse bikaba baragiye bateza n'ibibazo abaturage mu bihe bitandukanye. Iyi nama ni nayo yafatiwemo n'icyemezo cy'uko ejo bundi kwa gatandatu bazakora umuganda wo gusukura ibice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu, kubera nk'uko twagiye tubivuga ndetse n'uko twahabonye yuko harimo umwanda hirya no hino. Bavuga yuko rero bazakora umuganda ku wa gatandatu itariki 22 kugira ngo basukure uyu mujyi ubashe gusa neza nk'uko AFC 23 yagiye ibibasaba, kandi inabitangaza mu bitandukanye ko bifuza yuko imijyi yabo yagisa neza ku buryo umuntu wese yajya hagera akifuza kuhatemberera igihe icyo ari cyo cyose. Hanyuma ariko ndabona ngo abaturage ngo ejo n'uyu munsi ngo bashyikirije ngo M23 imbunda. Izo mbunda bashyikirije M23 ni bwoko ki? Ejo nyuma yuko inama ibaye, abaturage batangiye gushyikiriza AFC M23 intwaro bagiye batoragura mu bice bitandukanye. FARDC, Wazalendo, FDR ndetse n'abarundi bagiye batakaza igihe bahungaga kuko bumvise yuko M23 imaze gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu, batangira birukanka. Aho rero babaga bari, imbunda babaga bafite, byose ibikoresho bya gisirikare babaga bafite, bagiye babihasiga ku buryo ejo ubwo abaturage bavaga mu nama bamaze kumva inama bagiriwe n'abayobozi ba AFC 23 batangiye kugenda babishyikiriza AFC kugira ngo bitazabagiraho ingaruka, igaragaza ikimenyetso cy'uko ubutumwa bari bahawe n'ubwo buyobozi bwa AFC M23 bari babwumvise, batangira kubishyira mu bikorwa. Hanyuma ubwo nahoze mbona inkuru ivuga ko nabonye video abantu barashwe bapfuye, biravuga ko ngo ari amabandi yari yaranze kurambika hasi intwaro bifashishaga ngo bari kwiba. Ngo M23 yaravuze ko ngo umuntu wese uzafatanwa imbunda mu mujyi wa Goma ngo yaba ngari umuturage yaba ari iki cyo gihe ngo bazamubara nk'inyeshamba irwanya ubutegetsi buriho ubu ngubu, ngo azaraswa. Aya mabandi kuki akomeje kugira ngo ibintu biracyari byabinda agakomeza gushaka kwibisha intwaro, kandi M23 itagomba gutunga intwaro ngo irinde umujyi ngo n'abandi bazitunge ntacyo bagiye kuzimaza ari ukuzikoresha mu rugomo? Mu mujyi wa Goma ejo ku mugoroba nyine hari amabandi yigaragaje atangira gushaka gusahura iby'abaturage, kandi M23 yari yagiye itangaza yuko umuntu wese waba ufite intwaro imuhaye igihe cy'iminsi 7 kugira ngo aba yitanze. Ibabwira yuko iyo minsi iramuka ishize badatanze izo ntwaro, mu by'ukuri umuntu uzafata intwaro azabihanirwa. Babwira yuko nuzagerageza guhangana na M23 akoresheje intwaro
ko bitazamworohera. Nibwo buryo ki rero abo bajura bagiye kwiba bitwaje intwaro, AFCM 23 ikoreshe ingabo zayo irabarasa kubera yuko bari bashatse guhangana na M23 kandi yarabibabujije yuko batakwiye guhangana na AFC 23, yarabahaye n'umwanya uhagije wo kugira ngo barumite izo ntwaro, ariko banga kubyumva. Nicyo cyatumye rero yarabarashe kuko bashaka guhangana n'inzego zabo z'umutekano, babona batabyihanganira, rero birangira babarashe. Hanyuma ariko ndabona ngo FARDC nawe cyangwa se ngo Kongo ngo yatangiye gusaba abaturage amafaranga. Amafaranga Kongo irimo kwaka abaturage nta mafaranga bwoko ki nayiki? Nyuma yuko AFCM 23 nyine ifatiye umugambi yuko igiye gufata ibice bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi igakomeza ikagira ikishasa, abasirikare ba Barundi, ba FARDC, ba Wazalendo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye harimo bacanshuro bagiye bata imbunda bari bafite M23 ikazigarurira nk'uko yagiye bivuga ko umuterankunga wa mbere ifite ari FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nyuma yuko rero ibikoresho by'urugamba bibabanye bikeya kubera ko bagiye babita kubera kwirukanka, Kinshasa yasohoye itangazo, itanga amakonte atandukanye mu mabanki atandukanye, asaba abaturage yuko bakwiye gutera inkunga FARDC kugira ngo babashe kugura ibikoresho byerekeranye n'ibikoresho bya gisirikare kugira ngo barwane urugamba bahanganyemo na M23 cyane cyane nk'uko babivuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu rero bashyizeho amakonti atandukanye mu mabanki, basaba abaturage gushyiramo amafaranga kugira ngo bazabone ayo bagura intwaro. Bakayashyira kuri gahunda ya leta rero? Bakayashyira ku makonti ya leta yatanze kugira ngo izo ntwaro zabashe kugurwa. Hanyuma hari ikibazo kirimo kugenda, abantu benshi barimo kugenda bibaza, ngira ngo wenda natwe twagira icyo tubivugaho. Abaturage rero bati ibi bintu byo kubaho mu by'ukuri nta banki ziri hano Igoma ni ibintu bishobora kuzatuma mu by'ukuri iterambere ridakomeza kugenda neza cyangwa se ritaba neza. Bakavuga bati niba byashoboka ya 23 nishake wenda na ba rwiyemezamirimo baza bashyiraho konte cyangwa se bashyiraho amabanki hano mu mujyi mu mujyi bari gukontorora, yaba donc ahantu hose barimo gukontorora ngo iyo banki ngo zibe zagerayo babone uko babitsa ndetse n'uko babikuza amafaranga. Aho ngaho wowe aho uri muri ibyo bice n'ubundi dore ko wamaze kugera Igoma, nubwo wenda ari hafi cyane atari mu mujyi indani, ariko ntago byakubuza kumenya amakuru y'ibiri kuberamo indani kure cyane. Ho birimo baravuga ngo icyo abaturage aho ngaho. Abaturage ku munsi wa kabiri bakoze imyigaragambyo yo mu mahoro basaba yuko amabanki yafungura ndetse na za DRC na MONUSCO bikabavira mu gihugu. Bavuga yuko batezwe ubukene no kuba amabanki adakora. Bavuga ati ko dufite umutekano, kuki amabanki adakora ngo tubashe kuba twabikuza amafaranga yacu dufite, tubashe kuba twakaka inguzanyo mu mabanki, tubashe kuba twanabitsa ayo dufite, ko tubyifuza kugira ngo amabanki yongere akore, kuko kubaho nta mabanki akora bizatuma tutabona amafaranga. Ibyatumye amadolari ahenda kugira ngo babone amafaranga y'abanyamahanga byabagoye. Niyo mpamvu bakoze icyo gisa n'imyigaragambyo ariko mu mahoro basaba yuko banki zafungura, kubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwanze yuko banki zikora. Bavuga yuko zizakora uko ari bo batanze uburenganzira. Hanyuma bakabivugaho iki? Ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa buragira icyo bubivugaho, ariko abaturage bo bifuza yuko banki bazi uburenganzira zigakora. Ibyo gushinga se ngo hagire rwiyemezamirimo yiterekamo byo urabivugaho iki? Banki kugira ngo ikore buriya biba bisaba amabwiriza atanzwe na banki nkuru y'igihugu. Cyose hagira banki ijyamo hariya ntabwo yabasha gukora idafite amabwiriza atanzwe na Banki Nationale du Congo. Utakoze bakifuza kuba bakora igisa na banki, byumvikana neza ni igisa na banki, bashobora gushinga amakoperative yo kugubitsa no kugurizanya. Nk'izi za sako tujya tubona. Nk'izi za sako abamamarije nubwo nta kintu baramba. Hakaba hari amabwiriza runaka ayagenga. Byagorana cyane, ariko mu gihe M23 irabasha gushyiraho uburyo bwo kugira ngo bacunge imari ndetse bakontorore politiki y'ubukungu mu buryo buhamye, byasaba yuko banza kubyigana ubushishozi, kuko bashobora kubikora gutyo barusahurira mu nduru bakaba bayiba, cyangwa ugasanga n'ibindi bibazo bibayeho bigatuma amafaranga yabo atagaciro. Hakaba n'ibindi bibazo mu byerekeranye n'ubukungu mu duce bakontorora
icyo kibazo batakijeze neza. Ndabona mu nshamake wagiye unyandikira wavuze ko ngo Uburundi bwatangaje ko bumaze kwakira impunzi nyinshi z'abanyekongo. Izi mpunzi ziri bari kuzakira he, ni mu kahe gace, nizaturutse hehe? Tunyarukiye mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bivuga, hari impunzi nyinshi bamaze kwakira nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'umutekano. Bavuze ko bamaze kwakira ibihumbi biri hagati ya 25 na 35 by'abanyekongo bahungiye mu gihugu cyabo, ndetse bakakira n'abapolisi bagera mu 100 baturutse urugamba bari bahanganyemo na M23, bavuga yuko badashoboye kurwana bakihungira bagana mu Burundi, cyane cyane ko bafata igihugu cy'u Burundi nk'inshuti zabo kubera cyabahaye igisirikare kugira ngo kibafashe guhangana na M23, ariko bikarangira nacyo kirutse, ntabona kirutse n'abo Barundi nabo b'impunzi bagahungirayo, n'abo bapolisi bagahungirayo. Ariko hari andi makuru avuga yuko ndetse n'abasirikare bahungiyeyo babangira kwinjira mu gihugu kubera yuko bavuga yuko bagiye kubatabara, none bakaba batangiye kubibwa ariko batabakira. Bakira abapolisi bavuga yuko abapolisi ubusanzwe nta buhanga bwa gisirikare baba bafite, ko babakira kugira ngo babone ubuhungiro. Yes, urakoze cyane. Niba nta yindi nkuru ufite ubwo twakurekura ndatekereza. Andi makuru ari gucitikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, navuga yuko biteba ko Colonel Makanika yaba yarashwe n'ingabo zidasanzwe za FARDC ariko zifatanyije n'ingabo za Afurika y'Epfo ndetse n'Abarundi, akarasirwa mu gace ka Fizi. Ndetse iyo nkuru nayo maze kwigaruka, ariko niba nawe hari amakuru uyifiteho nayo wayatangaza nta kibazo. Yego, wegera mu bice bya Minembwe ku gasozi bita Gakangara, bakavuga yuko yaba yarashwe na drone zavuye muri Afurika y'Epfo. Ariko kugera iyi saha turacyashakisha amakuru niba byaba ari ukuri, kuko tubibona ku mbuga nkoranyambaga, ariko uruhande rwa Twirwana rutari rwagira icyo rutangaza. Nitugira amakuru tubona abyerekeye turaza kuyatangariza abakunzi bacu. Yes, aha, ndabona amakuru hano. Hano ndabona inkuru irimo gusohorwa, bisohowe nande? Bisohowe nande? Nabona Micombero abiteretseho, arimo ngo ni message commanda region ya 14. Bisa nibyo yavuga ati muri region ya 14 ngo nta musirikare n'umwe w'u Rwanda cyangwa muri 23 waba warafatiwe. Bakavuga ko aya makuru ari ay'ibihuha, ko byatangajwe na General Major Kizimu Mbuyu Stani ushinzwe umutekano mu mujyi wa Kinshasa. Ngo yari yatangaje ko ngo hari umusirikare ngo wafashwe. Oya, yatangaje yuko nta musirikare n'umwe wa M23, cyane cyane ko bakunda kubyita ko ari abasirikare b'u Rwanda, waba wafatiwe i Kinshasa. Avuga yuko ari amakuru y'ibihuha, ko nta wigeze hafatirwa, ariko ni bya bindi by'abakongomani bakunda gutangaza yuko hari abasirikare batera inkunga M23 baturuka muri RDF, ariko ari ibihuha nyine nk'uko ubutegetsi bw'u Rwanda butahwemye kubihakana. Yes, reka nkureke Vincent, turaza gusubira mu yandi makuru dukomeze dukurikirane. Murakoze cyane. Asante sana. Nguko rero ngayo nguko rwose, reka duhinira yahangaha tukomeze tugende tureba hirya no hino, turebe nandi makuru agezweho mashya. Ngushimire rero wowe twabanye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro, urasabwa guhita ukanda kuri subscribe ndetse we na sabone, kugira ngo tena ni subscribe ariko muri rw'igifaransa avuga ngo ni sabone, ahubwo wibuke guhita ukana no kukazogera kugira ngo nawe inkuru ikihagera uzajye uba mu wa mbere mu guhita ubona inkuru ikihagera. Kuba bikoze rero like ndetse na share, ibyo ni ingenzi, nibyo usabwa kugira ngo dukomeze kugenda dutera cyangwa se twagura imbibi z'umuyoboro wanyu, umuyoboro wacu, mu by'ukuri ibintu bigende neza. Mwakoze cyane, ndabakunda cyane, ciao.
roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.